Jojo ari bubashe kubikira, kurikira kandi unarebe. Jojo ndetse dayimoni iramuteye nawe, ese birarangira gute, biragenda gute? Ndebera Jojo disi, ndetse wibuke bamuhaye umusaraba, yagiye kugenda mu rugendo ndetse bamuha umusaraba nka mukristo. Ndagira ngo ukurikire unarebe, ese ibyo biraza guherera hehe, biraza kurangira gute? Naha twasoreje filime yacu dukomeje, ndetse Nzayino na Mitsutsu bari barimo baganira. Wibuke ndetse Teta amaze kumenya ko ari isugi, biraza kugenda gute? Teta ndetse yamaze kumenya amakuru ya Nzayino ko Nzayino ari isugi, none atangiye kumufata neza, atangiye kuvuga ngo najye uba umugabo. Dore ubwo buryarya bwa Satani, kandi Satani akeneye amaraso y'isugi, none isugi muri hafi kandi ashaka ndetse kuyanywa, namara kuyanywa ndetse akora ibitendo bidasanzwe. Ndagira ngo ukurikire unarebe, ese biragenda gute? Nzayino aritanze, ese biraza kurangira gute? Nzayino ndetse amaze kwitanga, amagambo yamukozeho, amagambo ye ndetse atumye yivamo, amaze kugaragaza ko ari isugi. Ariko Nzayino ameze nk'umuntu wikanze, atangira kwibaza ngo ese ni gute mabuja ndetse arimo ndetse atangira kumbwira neza, akabwira ndetse umugabo wanjye neza, birarangira gute? Ndetse urabona ko ndetse Teta atangiye kumbwira ati Nzayino jya wubaha umugabo, atangira ndetse kumera nk'umuntu ndetse wagira ngo afite nibwo yamukoze mu ntoki. N'ubwa mbere bibayeho ntabwo yigeze akora Mitsutsu mu ntoki, ariko uyu munsi amukoze mu ntoki. Ikigaragara cyo hari icyinshi inyuma. Ese biragenda gute? Kandi twe turabizi ko ndetse uyu Teta yashakaga isugi, birarangira gute? Kurikira unarebe hano ndetse kuri pasiteri, ndetse nibwo yakoraga ndetse agakora kuwitwa Bobo, ako kanya dayimoni kamuvamo ndetse ikiruka mu kwirukanka Renzo yagiye avuza induru. Birarangira gute? Biragenda gute? Dore amagambo ye agiye kumukoraho. Biragenda gute? Birarangira gute? Kuri iki nanone turatangiye season yacu The Village cyangwa se Sekibi episode ndetse 79 niyo tugezeho. Mwihute tugatangirane, kandi turabashimira abakoze subscribe, share, comment, n'ukuri muze tugatangirane. Dutangiye rero, ndetse uwitwa Bobo ngo aramuvuna ingoto, ingoto arayikuraho da, nikavuze Bobo. Witwa ndetse pasiteri Saba aramubwira ngo ngaho yivune, kubera ko pasiteri ari yizeye kuko amavuta y'Imana amurimo ntagara yo gushakisha, n'amavuta yahawe n'Uwiteka kuko ntagara amavuta yo gushakisha. Kandi aya mavuta iyo akoze ku muntu ufite abadayimoni barashya. Haleluya! Iyo akoze ku muntu ndetse urwaye arakira. Urabona ko yahise afata ndetse gato gusa, bitewe n'icyizere afite, amufataho gatoya, kubera abadayimoni bamurimo ahita akorwa n'isoni. Ako kanya nibwo yamukoze mu mutwe, nta jambo avuze, dayimoni arirukanka ndetse arashya, agenda yirukanka. Hanyuma ndetse Renzo akikibona yarirukanze cyane, avuze induru ati kibuno mpamaguru, kubera ko ibyo mbona ndabona bindenze. Bobo ndetse nawe muri ako kanya yisagarura ubuzima, ava ibuzimu agiye ubuntu. Haya basi, hanyuma amaze kuva ibuzimu agiye ubuntu, muri aka kanya ndetse iyi season ndetse iragenda ituha amakuru neza ndetse yaho ndetse iyi season ndetse igenda ndetse igera ahantu haryoshye cyane. Ako kanya yabwiye Bobo yari umusore mwiza wijeya, ati rukanka nonaha muri aka kanya. Reka mbabwire inshuti y'umusaraba, ubugabo ntago ari ubutumbi, cyangwa se ubugabo si uko uburije yukomeye hoya, ahubwo Imana iri mu ijuru ifite uko irema abantu bayo, kuko yari icyo yabasizemo, kandi yabasizemo ndetse icy'agaciro ndetse cy'umumaro. Icyo uzabura kiba, kubera ko Imana ibigufiteho umugambi mwiza. Hanyuma tugaruka hakuno ndetse nanone kuri uyu musaza ndetse wa Miki, ndetse niwe tugarutseho aka kanya. Ndetse mu kugaruka kuri musaza wa Miki barimo baraganira. Wibuke musaza wa Miki ndetse ashwana na Kiramani, kandi na Miki nawe afite urugendo rwo kujya hanze ndetse gusubira hanze. Biraza kugenda gute? Biraza kurangira gute ko ndetse uyu musaza wa Miki atumvikana na Kiramani? Kandi tumaze kumenya amakuru neza ko musaza wa Miki ari we ugiye gusigara ahangaha. Ese azabana gute n'iri dayimoni? Azabana gute ndetse na Kiramani kandi batumvikana? Turacyakomeje filime yacu, kandi ibikurikiyeho Miki byanze bikunze agomba gusubira mu mahanga, akajya kurometa ibyangombwa cyangwa se impapuro z'akazi, cyangwa se documentaire, cyangwa se dokima ndetse z'akazi, kuko yasize azifungiranye. Turacyakomeje ibyacu ntibitinda, ndetse bakomeje kuganira mubwira ati umva rero musaza wanjye,
icy'ingenzi kuruta ikindi nuko wowe ugomba gusigara ahangaha kugira ngo ndetse aba bantu bave muri iyi nzu, hanyuma nanjye nerekere nsubire ndetse mu mahanga, hanyuma njye gutanga ndetse ibyo basaba kugira ngo ndetse nzabone kugaruka nyuma y'iminsi 4. Biraherera he katurore iby'iyi filime aho bihere naho biri burangirire. Ibyacu n'ibitinde twakomeje season yacu ndetse barimo baganira kandi ndetse baganira ibyubaka, amubwira ngo rero ugomba gusigara nanjye nkagenda, ndaramubwira ngo ntabwo bishoboka ko nasigara, turacyakomeje muri aka kanya. Akomeza amubwira ati ngewe ati impamvu ushaka kusigara byanze bikunze uramutse udasigaye byaba bibi. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, uko byagenda uko ariko kose, Imana itakurengeye miki ntawakurengera, Imana itakurwaniye ntawakurwanira, n'uyu musaza wawe ntacyo yakora, kubera yuko imbaraga z'umwijima cyangwa se umwijima uri aha hanze cyangwa se umwijima uri mu rugo, kubera yuko ndetse n'umwijima uteye ubwoba, nta mbaraga z'amasengesho afite ntibyakunda, ahubwo imbaraga z'amasengesho nizo zabasha kugira icyo zikora ahangaha. Turacyakomeje filime yacu. Musaza akomeza amubwira ati rero ngewe ndabona bitari bukunde, ntabwo nabana ndetse n'aba bantu, ahubwo ndetse reka tubarege cyangwa se tubashakire ndetse umupfumu. Birahera reka turore nawe nasenga, urabona ko ntari gushaka kujya mu bapfumu. Reka mbabwire, abantu benshi bazi ko imbaraga zabo zirangiye, babonye ko bitagishoboka bajya mu bapfumu. Ntabwo abapfumu bagukemura ikibazo nshuti yanjye, ahubwo bakomeza bateza ikindi kibazo. Ntabwo abapfumu bakuvura, ahubwo abapfumu bakomeza kugusaza, bakakuheza ubwenge, bakakubuza ubwenge. Ariko muri aka kanya ndetse iyo wizeye Imana ugakorera Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, Imana iri mu ijuru ibasha kwihesha icyubahiro, yarangiza ikakurwanirira. Turacyakomeje season yacu ndetse muri aka kanya, ndetse uwitwa ndetse nanone ndetse uyu musaza we arimo aravuga ngo ntibyoroshye ariko nta kundi nabigenza kuko uri umuvandimwe nyine, reka ngufashe, ariko wibuke yuko ndetse urari urugamba rukomeye, kuko kubana na Kiramani yaraguhemukiye ntabwo biri bukuze gukunda tudashwanye, turaza gushwana, ariko reka nze mbyitoze ndebe ko biri buze gukunda. Turacyakomeje ndetse season yacu muri aka kanya dukomeje ndetse twumva iby'iyi filime aho bihera naho birangirira. Tugaruka hakuno ndetse kuri Nyambo ndetse na murumuna yarahahamutse kubera icyamugezeho. Niyo mpamvu Claudia nawe yazaga yihuta cyane ndetse azayivuga ati Imana ishimwe ko yaje, atese ikidayimoni kiracyamurimo, abandi ati nta kimurimo, ariko nimusenge mutagwa mu moshya, nimusenge. Tata arababurira musenge, mwarangiza mukabica amazi, ariko nimusenge kuko gusenga niko kuzatuma mutabarwa, gusenga niko kuzatuma amateka yanyahinduka, gusenga niko kuzatuma ndetse inzira zanyu zicika, gusenga niko kuzatuma ndetse mubohoka. Arimo arababwira ati nimusenge kandi mucunguze uburyo umwete, nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Uwitwa Aisha we ndetse we urabona ko ndetse abameze nk'umuntu wabifirinze kandi bitamurimo, dore ko batangiye kumubaza ndetse kubaza Nyambo ndetse 4 na 5. Nyambo akababwira atere ko ati pasiteri, ati tujye gushaka pasiteri, ati se nta pasiteri mubonye, ndetse barimo bamuseka ngo disi ngo yarahengamye yagiye mu rukundo. Hari udakunda se? Reka babwire nta muntu n'umwubaha udakunda, kubera ko urukundo ndetse nicyo kintu ndetse cya mbere ndetse kiza mu buzima. Iyo wakunze umuntu nakagukunda ndetse habamo umunezero udasanzwe, habamo ibyishimo bidasanzwe, kandi iyo ukunze umuntu nakagukunda bibasha kugenda neza. Dore uburyo bamuseka, dore uburyo bamufata ndetse nkaho nta gaciro afite, ariko nyamara ndetse nawe yarakunze. Wibuke ndetse Nyambo yakunze ndetse pasiteri cyane ndetse amukunda igihe kinini, pasiteri atabizi. Uru ni rwo rukundo bavuga, rwa rukundo ndetse ukunda umuntu watabizi kumukunda, akaba azi kuri umuvandimwe, ariko igihe cyaje kugira ndetse biza kumenyekana, ishurirwa rigaragaza ko ndetse Nyambo na pasiteri ndetse bakundana. Aisha ndetse n'uwitwa Claudia nibwo bari kumuseka ndetse bamufata nkaho nta gaciro afite, ariko nyamara ndetse urukundo ndetse rubaho, abantu bagakundana ndetse bikagenda neza. Turacyakomeje filime yacu ndetse barimo baramuserereza, ariko nagira mbabwire ngo uko mwamuserereza kose Imana ifite umugambi ndetse bigenza neza kandi yihesha icyubahiro. Turacyakomeje filime yacu, turacyakomeje. Nyambo utavugaga nawe yatangiye gukunda disi. Turacyakomeje filime yacu aho bihera nuko biri burangire. Kurikira kandi wirebere.
barakwereka ibyacu ntibitinda. Twarakomeje filime yacu ndetse bakomeza kumumwaza no kumuseka, ariko Nyambo ndetse ibyo ntiyigeze abyitaho cyane, ahubwo yakomeje kwibazaho pasiteri ndetse Nsabi cyangwa se umugabo wenyine ahari, ndetse biramucanga cyane, ndetse atangira kubwira tante, aramubwira ngo tante ndagira ngo ndetse ati umperekeze njye gushaka pasiteri. Ese abona arava hehe? Ese we n'icyaba cyamugiyemo? Yo, birababaza. Dore uburyo barimo bamuseka, kandi nabo barakunze, bari barahengamye, no bari barakunze urukundo rw'abazimu. Urebe abantu ntibanyurwa, bo bari barakunze za Nyabingi, ariko iyo yakunze umwana w'Imana barimo ndetse bamuseka cyane. Ariko ndetse urabona ko ndetse Nyambo ndetse nta kibazo afite, kandi Nyambo ndetse yarakunze, kandi nawe wakunda urukundo yakunze, nawe wakunda, kubera ko abana b'Imana bagomba no gukundana. Ibyacu ntibitinda, ndetse tante we yakomeje kureba arumirwa. Ibyacu ntibitinda, ndetse bakomeje ndetse bahaguruka tante ndetse na Nyambo baragenda bajya gushaka ndetse pasiteri Sabe. Abandi basigara bamuvuga, basigara ndetse bamukwena, basigara bavuga ati ariko se pasiteri katavuga, buriya Nyambo niwe wamwiterekeye. Ati Nyambo tutari tuzi, Nyambo ntiyavugaga, none Nyambo asigaye avuga. Ati tuzi ko noneho ati byakomeye, ati buriya se ari pasiteri na Nyambo uwaterese undi ninde? Batangira kumuvuga. Reka mbabwire, iyo usenga Imana, ubana n'Imana, mu nzira zose ucamo bagenzi bawe barakuvuga, bagenzi bawe ndetse bagutaramiraho. Niyo mpamvu nawe barimo baramutaramiraho. Wibuke mu nzira zose ndetse umuntu acamo, abanza bari benshi, indyarya bari nyinshi, ndetse abavandimwe nabo bakubera abanzi, abaturanyi bakubera abanzi, abo musengana bakaguha akato, kubera yuko ndetse Imana iba yabaguhaye kugira ngo baguha akato. Ariko igihe kigeze Imana igushyira ku mugaragaro ndetse gutambagiza bose babireba, ubwo ngubu aba ari umugambi w'Imana, hari icyo Imana iba yaravuze. Reka mbabwire, niyo mpamvu iyo umuntu asenga, buriya gusenga hari abantu benshi babifata nk'ibintu by'imikino, ariko gusenga nta mikino ibamo. Gusenga ndetse n'intwaro ukoresha, ubasha kugira ibyo usenya, ubasha kugira n'ibyo wubaka muri wowe, kandi ukubaka ibifite ibyiringiro mu gihe abandi babona ko wasaze, ariko uba uri kubaka ibintu bifite ibyiringiro ndetse by'ejo hazaza. Imana muri himbazwe cyane. Dukomeje sizoni yacu, ndetse muri aka kanya turacyakomeje, ndetse nibwo basohokaga sigara bamuseka yisohokeye. Tugaruka kuri Nzahino. Nzahino ararya igihe cyose aba ari kurya, wamubonye ararya shaho none nose n'icyo ari kurya. Ndabona avoka, ndabona ndetse buri iriya n'imyumbati iriya n'imyumbati. Nzahino ntacyo asubiza inyuma, buri kintu cyose arafekenya, ndetse muri kandi arya yivugisha. Ngaho ndebera uburyo ari kurya yivugisha, ari gusatura n'akavoka agiye kurisha, ariko numva ararya bagenzi. Ureba uburyo ari kwivugisha mu buryo buteye ubwoba. Ese ubu ngubu uranza hino buriya aba ari kwivugisha ibiki? Ndebera umukunzi wanyu Nzahino disi. Ngaho abakunda Nzahino mukoreshe ya kandi na komenti, mwongere mumusuhuze, mwerekane ko ndetse muri kumwe imisi yose. Yakomeje kwirira ndetse umwumbati we ndetse na avoka nibyakomeje kurya, kandi ndetse uko ari kubirya arimo ariganiriza avuga ngo mbega ivoka iryoshye we. Urabona ko ndetse afite apeti. Ndagiye na kimwe Nzahino ajya abura apeti. Avoka afite peti, umwumbati afite peti, igihe cyose ahora muri apeti, ntagiye na kimwe abura apeti. Ako kanya nibwo ndetse Jojo yazaga. Jojo akiza, Nzahino yarikanze. Nzahino ako kanya aratangira ataye we, ati twaje kubamenya sha. Muri Nzahino agira mu ikintu cyitwa amagambo, wagira ngo amagambo yose aba yafite. Ati twaje kubamenya sha, ati twaje kumenya ko mukwana Nyabingi muri abadayimoni, ndetse mwebwe muri Gita twaje kubimenya ko muri abazimu. Ati genda subirayo. Ndamubwira ati kagira inkuru, abazimu gutese? Ati urabizi, ati wa mukobwa muvukana ni umuzimu, yaraje yica uruhande rwacu arangiza aradigita. Undi aramubwira ati ese yarigise gute? Atangira kumusobanura uko byagenze, uko bari gusenga mu masengesho y'iminsi 3. Hanyuma ubwo urumva Nzahino yahise atuza, uko bari mu masengesho y'iminsi 3. Hanyuma bari gusenga, ngo mwako kanya bakirangiza gusenga, ngo ndetse uwitwa ngo ndetse Nana aba ndetse yicaye imbere yabo, ngo bibaza aturutse, ngo birabacanga. Hanyuma bamaze kwibaza aturutse, ngo bibacanze, ngo ndetse barahije, ngo Nzahino atangira kumubaza ati wa munyamibitwe we urashaka iki? Ariko ngo akaba yararimo ngo ameze nk'umuntu uri gushaka amazi. Ndetse
arangije aramubwira ati rero Nzayino ati reka nkubwize ukuri. Nibwo Jojo yamubwiraga ngo reka nkubwize ukuri, undi ati yego. Ati rero ati dore ikintu kigiye gutuma nkubwize ukuri. Ati ngewe ati wa munsi twahuraga ugiye kugura ibinono, ati twahise tuzi iwanyu, tuza muri iyi nzu twicaramo turareba, ngira ngo ndebe Kariteta. Hanyuma maze kureba Kariteta, icyahise gikurikira nta kindi. Ati ngewe ati mu gihe nandi gufotora, ati ndetse Nana yabonye igikoma cy'icyambara ashize akanya ndamubura. Kuva icyo gihe hashize igihe kinini, ndetse twaramubuze ndetse Nana kuva icyo gihe. Ati none ati nari ngarutse kureba kwenda yaba ari hano. Nzayino akibyumva uri umusazi ajya sara reka akagwa ku ijambo. Aravuga ati reba ati nubwo abakozi bavuga ko tuvugishwa, atari koko hano haba amajini, haba abadayimoni, abantu barigita. Atangira kumusobanura uburyo haba abantu barigita, atangira kumubwira byose uko bimeze. Nzayino agira amuga ati gusenga ni byiza. Nzayino atangira kumubwira ati njye n'impamvu mba ni ukubera gusenga, ariko yaba ndasenga simba ndahangaha. Atangira kumusobanurira. Muri ako kanya ukarima musobanurira, ndagira ngo ukurikire unarebe. Aramusobanura ibintu byose uko bimeze. Aramubwira ati rero ati nongera kumubona twajya gusenga akaboneka, nzamubwira ko ndetse umushaka, ati nzabimubwira. Ako kanya ndetse Nzayino ndetse uko yakomeza kuganira nawe, Nzayino ari gutekereza ibintu byinshi ndetse bikamucanga, akibaza ari biki, cyangwa se Jojo akibaza amadayimoni n'abahanga bikamucanga. Nibwo ndetse Nzayino yamubwiraga ngo gusenga bijya bibasha kubohora, gusenga bijya bibasha gukingura ijuru, gusenga nibyo bituma mbaho. Iyaba ndasengaga ntabwo njye mba nkiriho, ntabwo mba nki muri uru rugo, kubera ko senga nicyo gituma ndi muri uru rugo. Nzayino, abakunzi ba Nzayino nimukomeze ndetse mukore subscribe. Abakunzi ba Jojo kanda subscribe, kora share, comment. Abakunzi ba Kiramani dukomeze tubane ndetse dukomeze dusesengure ndetse Devina cyangwa se Sekibi episode ndetse 70 ndetse n'9 niyo dukomeje season yacu. Turacyakomeje muri aka kanya ndetse nimwihute cyane tukanyurunayukiremo, dukomeze tubane muri iyi season. Ibyacu ntibitinda. Ndetse yabwiye Nzayino yaramubwiye ati rero ati sohoka ugende bamabuja bataza bakagusanga ahangaha. Ati hanyuma ati nanjye ubwo menya amakuru, ati nzagufasha, ati ndetse gushaka ndetse umuvandimwe wawe. Haya basi katurori aho bihera, katurori aho biri bugende. Ako kanya ndetse Nzayino yaramubwiye ati yewe ati ese wagwa kukavoka, undi ati reka da, ati ntago. Ati ubundi se ati n'ubundi nayo wari waguze, ati ntago. Ati sakumba. Ati Nzayino arasetsa. Ako kanya Nzayino ndetse yakomeje kwirira. Jojo nawe ubarahagurutse ndetse arageje arigendera. Turacyakomeje season yacu. Tugaruka kuri Devu ndetse n'uwitwa Isimbi, Bossman Devu ufite amafaranga ndetse y'abanyakuzimu, ndetse n'uwitwa Isimbi. Wibuke Simbi ni wa mukuzi w'iryinyo, babakobwa ndetse b'iyi minsi bakura iryinyo. Isimbi na dayimona mukura iryinyo nta mikino agira. Turacyakomeje. Isimbi we ahora ari seriye, ari kumubwira ati rero ati ngiye koko amafaranga warayampaye, ariko misiyo yaranze, wanze kwica Renzo. Ndetse Deva akamubwira ati ariko si usigaho usuzugura gutya. Undi akavuga ati none se uragira mbigenze ati kandi koko nibyo iby'abafarega birubwa n'abapfumu. Turacyakomeje. Isimba aramubwira ati amafaranga ndayo mfite, uragira mbigenze ati nakubwiye kukura ndetse uwitwa ndetse Renzo mu nzira ntiwigeze wamukura, none se uragira mbigenze gute? Ati rero ati ibyo byararangiye. Ati kandi ikindi ibyo ngibyo ntabwo njyewe ndibigenera, kuko nabuze inzira nacamo ndetse ndwanya pasiteri. Uwitwa ndetse Devu aramubwira ngo urabizi si wowe nuko utabizi, ati kuko nta muntu ujya urya akanja gaheze. Atumva nkubwire iki intuza ya nyuma, ugomba kunsubiza amafaranga yanjye ugasohoka no mu nzu, warangiza ndetse n'aya mayinite ukansubiza nagiye nkugurira. Ndagira ukurikire kandi uwirebere. Muri ako kanya ndetse nibwo bita uwitwa Devu yahise agenda. Mu kugenda Isimba asigira avuga ati iyaba waruzi ko ari njye ugiye kukubera mama.
barasekeje kabisa. Simbi agiye kubera Devu mama, ngo mu minsi iri imbere ngo iyo abaruzi karingi ugiye kukubera iki, ugiye kukubera mama. Aya basi ndebera rero Simbi yabereye Devu mama, kubera yuko ibyari isaza sugar daddy cyangwa se sugar, buriya twamwita sugar daddy cyangwa se sugar imbinja, abana b'impinja, kubera ko ndetse uyu mwana ndetse yamubyara n'uruhinja kuri buriya musaza. Ibyacu ntibitinda. Ndetse Isimbi nawe yibagiwe ibyo yagiye ahura nabyo, ibigeragezo aho yagiye ahura nabyo. Abantu benshi Imana irabigaragariza kugira ngo bakizwe ntibabibone, bagakomeza gukora ibyaha. Turacyakomeje season yacu, nibwo Devu ndetse yigenderaga, Isimbi asigara avuga gutyo. Yes, tugaruka kuri Mitsutsu ndetse na Nzayino, Sheri na Shushu nibo tugarutseho. Nzayino yagohewe ikintu cyitwa gata, akamereye nabi cyangwa se amata amereye nabi, amata y'Inyange. Nzayino yaryohewe, arimo arabwira Sheri neza, kandi bahora batongana bahora batongana, ariko uyu munsi arimo aramubwira neza, bari kuganira ndetse amaso yabo arebana akana ko mu jisho. Amubwira ati rero, ati wakoze kunzanira akagata, reka nkamwe. Atari ko mfite inkuru. Ati ndati kagira inkuru rero, ati mfite inkuru ishyushye, ati ishyushye. Angaya akamubwira inkuru, batangira kuganira ngo sakwe sakwe. Atabandi ati sinzi ngo igitoki ngo n'insina ngo ngagatebe nuko barimo noneho iby'inkuru bivuyeho. Nzayino yaragiye kumubwira inkuru, aramubwira ati nanjye, ati atajya ati urabizi buriya, ati njyewe, ati ndi umuntu mukuru, ati turi mukuru, ati none, ati ubu njyewe, ati ikintu cyitwa, ati buriya niyo mpamvu, ati rega njye natunze abagore benshi, ati abagore 3, ati nawe wa 4. Ndagira ukurikira unarebe. Ibyacu ntibitinda, bakomeje kuganira. Aramubwira ati ariko Sheri, umunsi umwe wazaje kunsura mu rugo nkagira icyo nkwereka, ukava ahangaha, ati ukava ahangaha. Undi aramubwira ati njyewe, ati nzi, ati iwawe, ati none se, ati nyine uzaza nyine mu rugo, ati nje, ati kurikira kandi wirebere. Arabwira ati nje Nzayino, ati reka, ati ntabwo ngiye wambona, ati impamvu utambona rero, buriya reka mbabwire, bakaryasi benshi bajya bakunda kuvuga ba shebuja, bakabavuga uko batari. Urumva uburyo ari kuganira kuri shebuja, shebuja umuhemba amafaranga 100,000. Bakaryasi bahora ari abanyaminwa gusa, bahora ndetse barimo bavuga ababakoresha, kandi babahembwa neza. Karyasi we, bakaryasi umva, mujye mugira umunwa mutoya kabisa. Turakomeje filime yacu. Uwitwa Mitsutsu rero nawe aramubwira ati niko bimeze, ati Nzayino akavuga ati rero njyewe sinzongera ndetse gukora hano, nanjye nzahita nigendera, amafaranga nariye, ati nayo ngaya, ati reka. Tugaruka hakuno nanone, tugarutse noneho uwitwa Mitsutsu atanyabwa, atari kubundi Sheri, ati nyamara, ati byakunda, ati wasura bigakunda, ati bikemera, ati ndetse bikagenda neza. Undi aramubwira ati njyewe, ati ngusura, ati reka ntabwo njye nagusura, ati ntibishoboka ko nagusura, ati uragira ngo nzagusure, ati nurangiza, ati wowe, ati nurangiza undongore. Undi aramubwira ati reka, ati uzi ko njye ndi isugi, ati uri isugi, ati ako kanya ukari kubivuga gutyo wibuke hari uwitwa Teta yabuze umuntu w'isugi, yaramubuze, kandi Nzayino ari kuvuga ngo ni isugi. Birarangira gute? Biragenda gute? Nyamara uru rugamba ruraza kurangira gute? Ndagira ngo ukurikire kandi wirebere. Ibyacu ntibitinda. Bakomeje kuganira, akomeza kuvuga ati njye ndi isugi. Undi aramubwira ati uzi nanjye, ati ndi umuntu mushya, ati ndeka, ati nanjye, ati ndi imanzi. Ubwo ni nkawe yakamubwiye nawe ngo ni imanzi. Muri ako kanya mu gihe bari kuvuga gutyo, ako kanya ndagira ngo ukurikire unarebe. Nzayino arimo aravuga ko ari isugi. Muri ako kanya kumbi ndagira ngo ukurikire unarebe. Teta yarabyumvaga. Teta mu kubyumva ariryo rya dayimoni ryaze rivuga neza, ritangira ndetse kuganiriza Nzayino neza, ritangira kumuvugisha neza, ndetse riseka cyane, ndetse rivuga ngo ariko atuzi ko Mitsutsu ari umukwe wanjye.
Nzayino aritanze. Ese biragenda gute? Birarangira gute? Nzayino ndetse Teta amaze kumenya ko ari isugi, kandi Teta kugira ngo abone imbaraga agomba kubona isugi cyangwa se akanywa amaraso y'isugi. Biraza kugenda gute? Ese Nzayino araza kurukira? Biraza kurangira amahoro? Nzayino ndetse atangira kwibaza byinshi, atangira kwibaza kuri mabuja we, ndetse utangiye kumubwira, kumuvugisha neza, ndetse no kuvugisha ndetse Mitsutsu neza, kandi yahoraga ndetse agira gute? Yahoraga ndetse bakankamira. Dayimoni ahora ari indyarya kuko amaze kubona icyo yashakaga, amenya amakuru y'icyo yashakaga. Nzayino jya mwiyereka usenge, kuko nudasenga biramera nabi, kuko nudasenga biraba ibibazo. Reka nkubwire, kubera ko hari igihe kigera ndetse mu abana b'Imana bakimena inda. Imana niba yaravuganye nawe ku musozi, warangiza ukajya kubyirata, byanze bikunze dayimoni arabimenya, yarangiza agatesha agaciro umugambi w'Imana cyangwa se icyo Imana yakuvuzeho ndetse akaburizamo. Ese birarangira gute ibya Nzayino? Cyo biraza kugenda gute? Nzayino yakomeje yikanga ndetse uyu mugore yikanga ndetse uwe cyane, arangije akomeza kumubwira uburyo mukuru. Ako kanya yasuje Mitsutsu amukora mu kiganza, kandi ntibyabagaho. Akimara kumukora mu kiganza aravuga ati umukwe wanjye ndagukunda. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ese birarangira gute? Biraza kugenda gute? Ako kanya Mitsutsu ndetse arangije aravuga ngo Imana ngo ndetse ngo yivuze ngo atangira kubona ko marayika w'umwijima ndetse yatangiye kumubonamo marayika w'umucyo. Ese birarangira gute? Biragenda gute? Kurikira unarebe. Atangira kuvuga uburyo ngo inyanja yisadutsemo kabiri, ngo ndetse ngo abanyegiputa bagashiriramo, ngo ndetse abisirayeli bagatambuka. Mitsutsu we, yewe mube maso disi, mube maso Mitsutsu. Nzayino nube maso cyane, kubera ko urugamba rugiye rwakomera. Niwe witanze. Ako kanya sinzi uko biri bugende kuko witanze. Tugaruka hakuno kuri pasiteri, ndetse niwe tugarutseho. Pasiteri ndetse avuye mu rugendo, avuye mu bivugabutumwa. Muri ako kanya ndetse Nyamba aramuhobeye amugwamo cyane, ndetse bigaragara koko bakundana. Ako kanya ndetse akimuhobera cyane, aramuhoberana ndetse n'ubwuzu bwinshi, amubwira ngo meze neza, undi aramubwira ngo meze neza. Uyu ni pasiteri kandi biramugaragaraho koko kari pasiteri. Ako kanya ndetse na tante yaraje aramusuhuza nk'uko basanzwe basuhuzanya. Arangije tante ndetse yifatira telefone Nyambo ndetse basigara aganira ndetse na pasiteri Nsabi. Tante warabizi akomeza yifatira telefone, nibwo ndetse bakomeje ndetse baganira. Urabona ko ndetse uwitwa Nyambo areba tante, amaze kumureba ndetse batangira ndetse kumera nkaho ndetse barebana, ndetse kubera ko hari ibyo baziranyeho. Ibyacu ntibitinda, ndetse bakomeje ndetse kuganira. Pasiteri ndetse tante wa Nyamba ashaka kumubaza cyangwa se kumubwiza ukuri, ndetse Nyamba ahita amera nk'umufashe. Ibyacu ntibitinda, ndetse barakomeje basubira mu rugo. Wibuke n'abakristo n'abanyamasengesho, kandi umugambi Imana ifite ni muremure. Bagenda babyina, ndetse uwitwa ndetse Nyambo ndetse n'abarakomezanya. Ibyacu ntibitinda, tugaruka kuno, tugarutse kumbi. Dayimoni aracyazerera. Dayimoni katika jina Yesu, toka Satani. Muri ako kanya nibwo ndetse Jojo yahingukaga. Ako kanya mu guhinguka, ako kanya Jojo akihinguka, ako kanya arikanze n'icyabonye dayimoni. Kurikira wirebere cyane. Ako kanya ndetse Jojo yimukwikanga kwe yafashe wa musaraba, arangije ndetse arawufata, amera nk'uwutunze, ndetse afite ubwoba bwinshi, avuga ngo toka Satani, asenga cyane. Ako kanya filime yacu nikirangiye. Ese Jojo biragenda gute? Birarangira gute? Bye bye, mwakoze kuza. Ese Jojo arawukira cyangwa se arakiriye dayimoni? Simbizi, nawe nubizi, kandi mwakoze kuza. Turabakunda. Shalom shalom, twari kumwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabakunda cyane. Shalom shalom, bye bye.